Incamake z'igitabo cy'ingoma, yaba igitabo cya mbere cy'ingoma ndetse n'igitabo cya kabiri cy'ingoma. Iki ni igitabo abantu benshi bashobora kuba badakunda cyangwa se kibatera ubunebwe bwo kugisoma, bitewe n'uko inkuru nyinshi zirimo tuba tubona twaragiye tuzibona, yaba mu gitabo cya Samweli, yaba no mu gitabo cy'abami. Rero iki kiba ari igitabo turi kugenda tubonamo ibintu tukabona ni nk'aho dusanzwe tubizi. Gusa ibyo bituma hari n'abantu batakaza impamvu iki gitabo cyanditswe cyangwa se ubutumwa gitanga, kubera ko bibwira ko nyine ibyo bari kubonamo basanzwe babizi. Gusa umwanditsi wacyanditse abaye abizi koko ari gusubiramo ibyo yanditse, nta mpamvu yaba yarabyanditse. Bivuze ngo niba yarongeye akabyandika zimwe mu nkuru akanazisubiramo, ni ukuvuga ko hari impamvu ikomeye yagiye ituma babyandika. Tubahaye ikaze rero muri iyi video, aho tugiye kurebera hamwe incamake z'igitabo cy'ingoma. Ingoma. Ushobora guhita utekereza atari ku bundi kuki cyiswe igitabo cy'ingoma? Amahirwe dufite ni uko turi mu gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda tuzi ko nacyo hari igihe cyayobowe n'abami. Bivuze ngo tugiye kwandika nk'igitabo tukavuga ngo ingoma z'u Rwanda cyangwa se igitabo cy'u Rwanda cy'ingoma, ni ukuvuga ngo twaba tugiye kuvuga ingoma z'uburyo abami b'u Rwanda bagiye basimbura. Ni ukuvuga ngo ingoma ni ubwami, nyine uburyo ubwami bwagiye busimbura. Ni ukuvuga ngo rero niba tugiye kurebera hamwe incamake z'igitabo cy'ingoma, ikintu cya mbere gikwiye kuza mu mutwe ni uko tugiye kureba uburyo abami bagiye bahindurana ku bwami bwa Isiraheli. Hanyuma ikindi cya kabiri gishobora kukuzamo, dufite igitabo cya mbere cy'ingoma ndetse n'igitabo cya kabiri cy'ingoma. Reka ngire ibanga nk'ibiri. Nubwo ubona muri Bibiliya yawe uyu munsi ufite igitabo cya mbere cy'ingoma ndetse n'igitabo cya kabiri cy'ingoma, ntabwo ariko byahoze. Ubundi iki ni igitabo kimwe. Kera bandika ibi bitabo babyandikaga ku mizingo. Iki gitabo rero ni inkuru imwe ariko yanditse ku mizingo ibiri itandukanye. Ni igitabo kimwe ariko cyanditse ku mizingo ibiri itandukanye. Ni nk'uko waba uri kwandika inkuru ku rupapuro, urupapuro rukagushirana ugakomereza ku rundi rupapuro. Ese ibyo bivuze ko ari inkuru ebyiri? Oya, ahubwo bivuze ko ni inkuru imwe yagiye ku mpapuro ebyiri. Uko rero niko byagenze bandika iki gitabo cy'ingoma, babisanze biri ku mizingo ibiri. Hanyuma bituma n'abacapyi, twavuga abacapyi abanditse Bibiliya, abyo bavuga gucapa. Ugucapa bamwita umucapyi, whatever. Urumva ko abacapye Bibiliya rero bayisanze ku mizingo ibiri itandukanye. Ibyo bituma bahita babigira ibitabo bibiri bitandukanye. Ariyo mpamvu muri Bibiliya yawe ufite igitabo cya mbere cy'ingoma ndetse n'igitabo cya kabiri cy'ingoma. Ikindi kintu wamenya kuri iki gitabo cy'ingoma ni uko iki gitabo cyanditswe Abisiraheli baravuye mu bunyage. Ku bantu twabanye mu bitabo byabanje, cyane cyane igitabo cy'abami, twabonye ko kirangira Abisiraheli bajyanywe hehe? Mu bunyage. Rero mu gihe bamaze mu bunyage baje kugaruka, kuko n'iki gitabo turaza kugisoza tubona ko Abisiraheli baje kugaruka. Iki gitabo rero cyanditswe baragarutse. Umwanditsi yacyanditse ari kubacisha uburyo ibintu byose byagiye bitangira bigenda kugeza aho baje gutaha. Ubwo rero ibyo ngibyo umaze kubisobanukirwa neza, ubu noneho twakinjira mu ncamake z'igitabo cy'ingoma. Tubahaye ikaze. Iki gitabo rero kigabanyijemo ibice bitatu. Iki gitabo cy'ingoma kugira ngo kikorohere kugisobanukirwa, ushatse wakigabanyamo ibice bitatu. Igice cya mbere ni igice kivuga ku masekuruza. Amasekuruza. Iki gice cya mbere cy'iki gitabo cy'ingoma ushatse wavuga ko kivuga ku bijyanye n'amasekuruza. Turaza kugenda tubireba akantu kandi. Igice cya kabiri cy'ingoma kivuga ku bwami bwa Dawidi. Igice cya gatatu cy'iki gitabo cy'ingoma kivuga
kivuga ku bandi bami bayoboye igihugu cya Isiraheli nyuma ya Dawidi. Bagize ngo se ubu igitabo ntituba tukirangije? Nyemerera noneho tugende tureba akantu ku kandi muri ibi bice, tugende tureba ni ibiki bigiye birimo dushingiye kuri Bibiliya dufite uyu munsi. Twibukiranye ko wowe Bibiliya ufite uyu munsi, igitabo cya mbere cy'ingoma gitandukanye n'igitabo cya kabiri cy'ingoma. Ibi bintu by'amasekuruza uzabibona mu gitabo cya mbere cy'ingoma guhera ku gice cya mbere kugera ku gice 9. Aha niho uzagenda ubona amasekuruza y'Abisiraheli. Ni ukuvuga ngo muri iki gice cya mbere cy'amasekuruza uzagenda ubona bibanda ku miryango yagiye ikomoka kuri ba bana 12 bakomotse kuri Isiraheli cyangwa se uwahoze yitwa Yakobo. Ni imiryango 12, harimo ba Yuda, harimo ba Rubeni, harimo bande na bande. So ugenda ubona ko aya masekuruza niyo bagenda bibandaho. Ariko hari ikintu abantu batajya batahura, kubera ko ari ibintu byinshi birimo ibintu by'amazina abantu benshi tubona bitanatureba, abarimo n'amazina tutari familiar with cyangwa se tutamenyereye, bituma wenda tubinegirije. Gusa umwanditsi wanditse ibi bintu, wibuke ko Abisiraheli bari bafite ihishurirwa cyangwa se Abisiraheli bari bafite ubuhanuzi bubabwira ko Mesiya icyambere azaza ari umutambyi w'iteka ryose. Urumva bituma bita kuri wa muryango w'abatambyi. Ubwo ni ukuvuga ni umuryango wa bene Roni cyangwa se Abalewi. Urumva ko rero nubwo bavuga aya masekuruza ariko baba bari kwibanda ku muryango w'Abalewi, kuko bari baravuye ko Mesiya azaza ari umutambyi w'ibihe byose, ndetse azubaka urusengero rw'Imana ruruta n'izindi nsengero zose zabayeho. Icya kabiri, bari bazi ko Mesiya azaza ari umwami cyangwa se azaza akaba umwami, ndetse ubwami bwe buzahoraho iteka ryose. Ibyo tubibona no mu gitabo cy'Itangiriro mu bice 49 gutyo ku murongo wa 16. Tubona ko Yakobo agiye gupfa atangira kugenda ahereza imigisha abana biwe cyangwa se amera nk'uri kubahanurira. Ariko iyo ageze ku muntu witwa Yuda, amubwira ko inkoni y'ubutware izahora ku bitugu bye kugeza nyirayo igihe azaza, ndetse akavuga ko uwo muntu naza ubutware buzahoraho cyangwa se ubwami bwe buzahoraho iteka ryose. Ubwo urumva rero ko nubwo bavuga amasekuruza, ariko Abisiraheli bo bakomezaga kwitegereza muri ayo masekuruza cyane cyane, kuko bari bazi ko Mesiya azaza ari umutambyi w'iteka ryose, ndetse aze ari umwami w'iteka ryose. Ikindi gice rero twabonye ko ni kuri iki gice cya kabiri, aho bibanda ku nkuru za Dawidi. Ibi ni ibintu nanone uzabona muri iki gitabo cya mbere cy'ingoma guhera ku bice 10 kugera mu bice 29. Ni ukuvuga ngo muri ibi bice ugenda ubonamo noneho bagusubirira inkuru nk'iyo twagiye tubona mu bantu twabanye mu bitabo by'abami. Barabizi ko iyi nkuru twagiye tuyisubiramo, uburyo habanje kuyobora umwami witwa Sawuli, Sawuli akaza gusimburwa na Dawidi, Dawidi yagera agahindura ibintu byose, isanduku y'isezerano yari yaranyazwe akayigarura ibwami, akongera akavugurura igihugu, agahuza Abisiraheli, akamera ibintu neza, agasanga ibintu byari byarabaye akavuyo akabishyira ku murongo, abareba akongera akabasubiza mu mwanya wabo. Yewe agera n'aho ashaka kubakira Imana inzu cyangwa se kuyubakira ubuturo. Wibuke kuva kera Abisiraheli, Imana ku musozi Sinayi, Imana yari yabwiye Mose ngo yubake ihema, hanyuma Imana imanuke iture mu bantu bayo. Uko niko byagenze. Kuva icyo gihe rero kugera mu gihe cya Dawidi, Imana yiberaga muri iryo hema. Dawidi ariko nk'umuntu wari ufite umutima ukunda Imana, yaravuze ati ariko ni gute ngiye nk'umwami mba mu nzu y'ikitabashwa nkaba muri mansion, ariko ugasanga Imana ishobora byose iraba mu ihema. Dawidi rero yumvaga yafata nk'inzu akayubakisha nk'izahabu gusa akagira gute, ariko Imana ikabona nayo ubuturo bufatika. Gusa Imana yaje kumukura inzira ku murima we, ati oya, yamubwira ati ahubwo mu rubyaro rwawe hazavaho umuntu uzanyubakira inzu. Ibyo byose byari biri mu byo Mesiya azakora. Hanyuma rero tubona Dawidi yarahawe amabwiriza y'uburyo inzu y'Imana izaba imeze, byaje gukomerezaho ku muhungu we Salomo.
waje kugerageza gukurikiza icyitegererezo cy'uburyo urusengero rukwiye kuba rumeze, ndetse Salomo akaza kugerageza kubakira Imana inzu. Ariko mu by'ukuri Imana yari yaramubwiye ko hari uzubaka urusengero ndetse ruzahoraho. Urumva ko nubwo Salomo agerageza kubakira Imana inzu, ariko ubundi icyo Imana yari kuvuga byari mu buryo bw'umwuka. Gusa ibyo byose tuzabireba mu gihe koko ibyo byose bizaba byasohoye, mu gihe uwo Mesiya nyine aba yageze ku isi. Gusa nanone ikibazo cy'iki gice iyo umuntu ari kubisoma, kubera ko haba harimo inkuru nyinshi, ibindi agenda abona yarabisomye mu bitabo byabanje, hari igihe twibagirwa ikintu cy'ingenzi gituma bagaruka kuri Dawidi. Urumva Dawidi icya mbere yari afite umutima ukunda Imana ndetse n'umutima ushaka kubakira Imana urusengero. Ibyo nubwo bagiye bamwandikaho izi nkuru, ariko bageragezaga kumusanisha n'imiterere cyangwa se n'uburyo Mesiya azaza ameze, kuko uwo Mesiya bari barabwiye ko nawe azaza afite ishyaka ry'Imana ndetse yubakira Imana urusengero ruhoraho. Icya kabiri, bari barabwiwe ko azaza ari umutambyi w'iteka ryose mu rusengero nyine rw'Imana. Icya gatatu, bari barabwiwe ko azaza mu bwami bukomeye, ubwami bw'iteka ryose. Niyo mpamvu uzumva igihe Mesiya yageraga mu isi bakundaga kumwita mwene Dawidi. Urumva ko ni amasezerano Abisiraheli bo bari basanzwe bazi ko uwo mwami azaza afite ubwami bujya kumera nk'ubwa Dawidi, gusa itandukaniro we buba ari ubwami bw'iteka ryose. Iryo ryari isezerano Imana yari yarahaye Dawidi ko ubwami bwa Dawidi buzahoraho, ariko nubwo bwahoragaho Dawidi we yageze igihe arapfa. Bivuze ngo icyo Imana yasezeranyaga ntabwo ari uko Dawidi azaba umwami udapfa, ahubwo ni uko mu rubyaro rwe hazavamo umwami uzaza ariwe witwaga Mesiya, uzagira ubwami bw'iteka ryose. Ibyo nibyo tubona muri iki gice cya kabiri. Igice cya gatatu tugenda tubonamo abandi bami, tubonamo abami benshi, bami ba Yezekiya, ba Yosiya, abami ba Nde na ba Manase. Donc harimo abami benshi bayoboye ubwami bwa Isiraheli nyuma y'umuntu witwa Dawidi ndetse na Salomo. Abami benshi, ndetse twagenda tubona intambara zagiye zibamo, uburyo Isiraheli yaje gucikamo ibice bakajyanwa mu bunyage, mbese ibintu uburyo byagiye bigenda. Abantu twabanye mu gitabo cy'abami barabizi ko izi nkuru zose twagiye tuzivugamo. Izo nkuru zose rero tuzibona mu gitabo cya kabiri cy'Ingoma. Mu gitabo cyose cya kabiri cy'Ingoma niho tugenda tubona izo nkuru z'abami bose bagiye bayobora Isiraheli nyuma ya Dawidi ndetse n'umuhungu we Salomo, n'uburyo bagiye bavanga ibintu, bakavanga ubwami, hakazaho amakimbirane, hakazaho iki byose, bikarangira bajyanywe mu bunyage, abanzi babo bakabatsinda. Iyo ubwami bwagutsindaga bwarakunyagaga, ukakunyaga abaturage, ukakunyaga ubutunzi, ukakunyaga ibintu byose. Abisiraheli rero baje kujyanwa mu bunyage. Gusa icyiza ni uko iki gitabo cy'Ingoma kiza kurangira tubona aho bari mu bwami bw'Abaperesi, aho bari baranyazwe nyine bajyanwa. Tubona umwami waho yongera kubahereza uburenganzira bwo kugaruka mu gihugu cyabo, cyangwa se kugaruka i Yerusalemu ngo bongere bavugurure urusengero ndetse bongere batambire Imana ibitambo nk'uko byahoze. Urumva ko rero iyo ni inkuru nziza tubona isoza iki gitabo. Ndetse iki gitabo amateka agaragaza ko cyanditswe baravuye muri icyo gihugu nyine cy'ubunyage, cyangwa se mu bwami bw'Ubuperesi. Hanyuma twakibaza kubera iki gitabo cyanditswe. Iki gitabo cyanditswe kiri kwandikirwa abana cyangwa se abandi bantu bazakurikira amateka ya Isiraheli. Urumva Abisiraheli bagendaga bagira icyo bita kubika amateka y'Imana yabo, ni ukuvuga ngo uburyo Imana yagiye ibana n'abantu bayo, kugira ngo n'uzaza bizamubera akabarore, bityo amenye ibyo akwiye gukora n'ibyo adakwiye gukora. Ni ukuvuga ngo aya mateka yagendaga afasha Abisiraheli kubona ati kanaka yakoze ibi bimuviramo ibi, kanaka akora ibi bimuviramo ibi. Ibyo bigatuma nabo bamenya ko nibumvira Imana bazahirwa nk'uko Imana yababwiye ku bwa Mose, ariko nibagoma bazahura n'imivumo. Bagize ngo si iki gitabo ntikirangira gutyo, kirangira tubona Abisiraheli bongera guhabwa uburenganzira bwo kugaruka iwabo muri Yerusalemu,
ngo bongere kuvugurura igihugu cyabo. Bisa nk'aho yari inkuru nziza, ariko tukibaza byagenze bite? Bayobowe nande? Byaje kugenda ese baravuguruye koko? Izo zari incamake z'igitabo cy'ingoma. Ibyo bikagutera amatsiko yo gukurikira igice gikurikiraho. Tubonane mu yindi video.